iriya nukuri sinakubwiye ariko mu buryo busanzwe ko bitashoboka ko Theogene yatse imodoka ngo ajye Uganda kuzana nukuri nyine ese muzumva ryari ubuse bitwaye imyaka ingahe ngo munyumve umwaka ntiwenda kuzura ntiyabura ukwezi kumwe kandi izo mbaraga nuko hariya ntabwo nashoboraga kubisobanura ngo mubyumve ahubwo igihe nicyo kiri kubafasha kubyumva bamutabarije ribu se yabikoraho iki yarashinyaguye bahita bayitamba nayo impamvu ribu ntacyo yabikoraho iri muri icyo mvuze ari aho umuntu yaba yaratawe muri yombi kera madame wa Theogene mvugira ngo mu rwego rwo kurekora ubugingo bwe azatanga ubuhamya ikintu kibi Theogene yakoze cyatumye bamutamba bikemera niki kandi uriya mudamu arakiza Pasiteri Inzahuke buriya nitwe twamutwaye twamutwaye twabipanze ndetse n'ubu bagiye kunywa amaraso ye nanjye narindi reka mbanze nsabe Asia kandi nabikubwiye Asia ndabizi ko iki kiganiro uri bukirebe Dani nugishyira hanze ikiganiro yituma link ndaza kuyohereza Asia urabizi ko ari inshuti y'umugabo wawe urabizi neza ko umugabo wawe twasangiye akabisina ntago uha agaciro ko umuntu ngo yavuze what him talking umva nkubwire reka nkubwire Dani Theogene utagira ngo yari inshuti ya Asia yari umugabo wa Asia ariko yari inshuti y'abantu yari inshuti ya bose urumva ariko ibyo bintu uri kubwira Asia karabo ntiwasanga waba uri kuki yacecetse nyine kuki yatera hagati mu ryinyo ngenda bikubaza Asia kubera iki ibintu byose birimo biraba kuki utajya muri ribu abo bagushuka ngo wijya kubivuga ni bande kubizi ko umugabo wawe yakundaga abantu kubizi ko umugabo wawe yitaga ku bantu kuki utajya muri ribu ngo urege zirangegera bazifunge ariko wikoresha imvugo nyandagazi ni oya ubabara ajye kundega nditaba ngo ribu ntago ishobora guta muri yombi uriya muntu ngo kubera ko ribu nayo nimwe mu nzego zikorana n'imyuka mibi none se buretse gato niko yavuze ndabyumva ikibazo nge nshaka kumenya kuba ribu itamuta muri yombi nuko nayo yabikorana n'iyo myuka mibi cyangwa nuko nta tegeko rihari rihana abanyamyuka mibi uriya muhungu ni igisazi n'umwiyahuzi urumva nta kuntu waba uri umuntu muzima ufite ubwenge niyo ibyo bintu byaba byarabaye ngo ujye ku karubanda utanga ubuhamya ko umuntu mu bagize uruhare mu kugira ngo apfe nawe urimo ukanavuga ko wananyweye amaraso ye Yes, turabasuhuje nshuti bavandimwe mwebwe mudukurikirana muri mu Rwanda namwe mudukurikiranira hanze y'igihugu mwese tubahereje ikaze tugushimire wewe wakoze subscribe n'umwanzuro ukomeye cyane wakoze n'igikorwa cy'ubutwari wakoze Imana iguhereze byinshi ndetse n'umugisha hanyuma rero kuri wowe utameze neza wihangane ibihe iteka ryose bigenda bisimburana Ndi Dani bahaye ikaze mu kiganiro kuri Imbasi TV nicaranye na Karabo K'Imana ngira ngo numutumirwa musanzwe muzi Karabo umeze neza Ndaho meze neza Dani urakomeye cyane ko ndi umeze nk'umurwayi se urarwaye umurwayi wahe ubona ndwaye sirikose urabona ndwaye bya bindi bitaga ishitu shishikara urabona ntameze neza se ndikubona ukonje oya meze ntago nkonje ndakonja izuba riva giye banyita bakonja riva ariko rero reka nsuhuza abantu mudukurikiye uyu ni umusore nabazaniye basubusi niyahuje amagambo ariko reka nkomeze nayo magambo ntago nayiyahuza yitwa Korode aturutse mu ntara y'Iburasirazuba mu majyepfo ni Burengerazuba ni mu majyepfo rero azanye indirimbo nziza cyane ngira ngo mbwire n'abantu kuza kujya kuyumva mbashishikarize kuza kuyumva ikindi ni indirimbo yo kwamamaza nyine umukuru w'igihugu mu matora dufite ejo bundi mu kwa karindwi reka rero atangira basuhuza kugira ngo dukomeze gahunda ariko mu kanya ndaje twimbike mu kiganiro mbanze nze nkosore abantu nabonye baje gutobanga ikibuga bamwe ngo bagiye ngo kunywa amaraso ngo yabande abandi ngo bagiye ngo biki bankomye mu kabongosho mana yanjye ndaje nkwereke banze usuhuze
Muraho neza, ndabasuhuje abari mu Rwanda n'abari Bwotamasimbi mwese ndabasuhuje. Nanjye nkuko Patrick yababwiye nitwa Claude, amazina y'ubuhanzi nitwa Lisi Brown. Ndashaka kuvuga amazina yose. Yega, nitwa Rahabavukira Jean Claude, amazina y'ubuhanzi nitwa Lisi Brown. Nkaba nkuko yabibabwiye naserukanye indirimbo yo kwamamaza umukuru w'igihugu ariyo nise Gushima. Gushima turiho gatoya kubitaho gato. Yego, iyo ndirimbo re burya gushima ni ngombwa mu buzima. Paul Kagame ninde utagushima, wubatse u Rwanda rubereye abanyarwanda. Afurika nisibiza kwigira ku Rwanda, imiyoborere myiza ndetse na demokarasi. Gutora Kagame n'ugufata umusingi mu kubaka u Rwanda. Gutora Kagame n'ugufata umusingi mu kubaka u Rwanda. Batayiba hari abamamyi ubu ngubu bategereje bati natwe tuzajya kwamamaza akamamariza ku ndirimbo itariye buretse batayiba, ariko indirimbo nziza yo kuvuga neza umukuru w'igihugu. Ahubwo reka mbwire meya w'akarere ka Nyaruguru rwose dufashe Claude umushyire kuri liste y'abantu bazaririmba mu kwamamaza perezida hariya mu karere ka Nyaruguru, n'abandi bayobozi mudukurikiye hano mu nzego z'igihugu. Claude mushaka kumamagara. Si byiza ko muhora mukoresha abasitari gusa bazwi cyane, muhamagare ba Claude n'abandi benshi. Nanjye ariko nanjye muri iyi minsi ndabivangamo. Intore Tuyisenge we yambwiye Karame indirimbo yawe Karabo ntabwo nguce mu ijambo. Warinciyemo ahubwo reka nkubabarire ngaho komeza umbabarire. Gusabye imbabazi kuguca mu ijambo, ahubwo urubashywe mukanya ndaguhereza ijambo rinini cyane. Hanyuma rero indirimbo yawe iri kuyihe platform? Indirimbo yanjye iri kuri platform ya YouTube. Nkuko nabibabwiye ndacyari umuhanzi mutoya, ndacyari umuhanzi utangira, ariko ntabwo ntangiranye ubunebwe cyangwa ibindi, ahubwo ntangiranye imbaraga musemburo wo kubaka igihugu. Harya nimero yawe reka nkwereke kugira ngo ikiganiro tuhite tugikomeza. Nabanza ahereze nimero y'abayobozi bamukurikiye bifuza kuba bamutumira. Dani bahereze nimero kugira ngo nimero yanjye ya MTN ni 0788 42 7811. Nimero yanjye ya MTN ni 0788 42 7811. Yenda Dani araza kumfasha ayishyire kuri content y'ikiganiro munsi. Murakoze cyane. Alright. Yes, ndumva kwamamaza Karabo bigenze neza Dani. Ndumva bigenze neza, ariko kwamamaza n'abandi bahanzi mutugane tubafashe twamamaza, ariko nge namamaza indirimbo nziza. Ibintu byo kwamamaza abantu bari aho bahovyo ngurambwira ngo ugiye kwamamaza ngo ntuza ngo nimba arinde ngo utangizwa n'inyuguti yihe ngo babandi tutazi bibera iyo ngiyo birirwa barya za bureba bakaza basaze banywe na za dundu ubwonko, abo ntabwo ngiye nabamamaza. So ndamamaza Paul Kagame. Nimba nawe tumubaza ibibazo nka bibiri byonyine kuri iriya ndirimbo ubundi twita twikomereza. Nimba ufite indirimbo wa muhanzi we mamagara kuri 0786 8587 cyangwa se ufite n'ibindi bibazo twakorera ubuvugizi. Nimba ubona wenda simbizi whatever nuko rado ngwiki. Indirimbo yawe wayanditse ryari kubwizihe mpamvu? Indirimbo yanjye nkuko nabibabwiye nayanditse mu mwaka wa 2024 mu ntangiriro zawo, mbere yuko maze kumva ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemeye kongera kwiyamamaza mu kuyobora u Rwanda nkuko yabikoze neza, bimpa igitekerezo cyo gutangira kwandika iyo ndirimbo. Biguha igitekerezo cyo gutangira kwandika iyo ndirimbo? Yego. Hanyuma rero iyi ndirimbo ubutumwa burimo bwite n'ubuhe? Ubutumwa burimo bwite ni inyabutatu ihuje political, social and economy. Aho nabisobanura mu buryo naririmbyemo ibyiza byagezweho muri politiki, nkavuga no mu mibereho myiza y'abaturage, ibyagezweho twagejejweho n'umukuru w'igihugu ndetse n'amaboko y'abanyarwanda. Nkavuga no mu bukungu ibyiza turatira abantu kandi bigaragarira amaso yacu ndetse n'amaso y'abandi umukuru w'igihugu yatugejejeho. Bimpa igitekerezo cyo kubiririmba
mbishyize mu ndirimbo kuko hari abantu benshi baba bakeneye ubutumwa buciye mu ndirimbo y'ibigaragara, ndetse hari n'ibyo abantu baba bazi bitagaragarira amaso yabo, ku buryo iyo abyumvise mu ndirimbo bimuhesha kubimenya ndetse akamenya ko ari imihigo yeshejwe n'ibindi byagezweho. Yego. Kara, abahanzi kubamaza rwose bifashemo urugendo rurerure, ndibwira ko n'abandi benshi ushobora kuba ubafite ahantu sinzi ahantu bakura rwose. Abahanzi barampamagara, barankunda, barankunda cyane. Ndaje nzabone na wa muhanzi utangizwa na rya zina runaka, wa wundi utangizwa na rya zina runaka. Wowe usibye n'ibyo wenda abo ngabo simbizi, ariko n'abantu bakenera abahanzi barabizi. Nk'ubu maze igihe Bishop Rugagi yafunguye itorero hariya mu Ruhango, ngira ngo mwese muramuzi. Ninge rero umushyira abahanzi n'abandi n'abigisha, si nabo bonyine n'abantu baririmba indirimbo zisanzwe. Ushobora gutegura nk'igitaramo kandi uti ndashaka Kenisoro, ndashaka Juno Kizigenza, wayi nta mukuzanira, mba mbafite ndorganiza gahunda, nkabahamagara nkabahuza, nyine nibyo bisanzwe. Baranyubaha cyane, bamfata nka dadi. Urabahuza bose, hanyuma wewe urabahuza. Ari abaririmba indirimbo za gospel n'izitari gospel. Oya, aba gospel n'aba gospel, abasekera n'abasekera. Izo business zose urazikora. Gusabo njyana si bamwe baririmba kinyuma. Zijyana abantu baririmba ibintu biri seri, ntago nje njyana baririmba ibintu by'umucafu, ibintu by'imyanda. Bira nibyo kuginduba, nibyo kujyana induba. Ni byo kujya he? Induba. Ngo he? Yakarabo n'igitangaza rwose. Sindakubeshya. Ahubwo rero dukomeze turebe ngo uriya muntu nabonye waje ngo yanyweye amaraso ngo ya Pastor Theogene, ngo nibo bamwishe. Uriya muntu rero nimba uburwayi afite abayobozi bari batabuzi, nizere ko babibonye abayobora Indera. Uriya nimba batamufunze nibamujyana Indera ajye kubayo, kuko nabonye ko ibintu arimo arakora ni ibintu byo kuba bajyana Indera bakamu. Ariko se ntiwasanga uri kuvuga nawe umukozi w'Imana Kara? Umukozi w'Imana ntari kuvuga ko yihannye se? Yarihannye. Niko ari kuvuga. None se ko yavuze ko Pastor Theogene cyatumye apfa ari uko ngo yari yatangiye kwihana, we ko yihannye ko atapfuye? Reka nawe we ko yihannye ko batamutambye. Ariko bibaho kuba, ahubwo igitangaje ni ukuvuga ko yanyweye amaraso biteye ubwoba. Oya, uriya icyo navuga cyo kuri uriya muntu afite mental disability, afite ubumuga bwo mu mutwe bukabije, bwanageze kuri dogere yo hejuru cyane, kuko nta kuntu wambwira umuntu muzima uza mu gihugu gifite amategeko akigamba ko yanyweye amaraso y'umuntu akumva yuko batari bumufunge. Icyo nababwira rero ni iki, bantu mwakurikiranye uriya muntu, ntago nge nagendera kuri biriya Rwema yavuze ngo ntago uriya ngo bazamufunga, ngo kuko nguriya ngakorana ngo n'imbaraga ngo z'umwijima, ngo kandi ngo naribu ngo nizo ngikorana nazo. Ntago ndi nka Rwema. Niko Rwema yabitangaje se? Reka mbikine hano. Niko Rwema yabitangaje. Reka mbikumvishe abantu mutagira ngo wenda ngo nukwibasira Rwema. Rwema ndamwubaha, umuntu w'umugabo, ndanamukunda, ariko sometime hari ibintu ajya atangaza nawe bizamugiraho ingaruka natitonda. Reka nze mbibumvishe ubundi dukomeze, sibyo? Rwema solution. Rwema ushobora kuba uri n'umufana we, ushobora kuba uri n'umufana we, ariko nanjye ndi umufana wa Rwema, ariko hari ibyo atangaza nkumva biri too much, biri very dangerous. Yaratangaje Karabo Kimana, yaratangaje ngo Bibiliya ntagatifu Zaburi wumve ugasanga bararunze yego bararunda yewe kumva bararunda dore we kurunda mpaka kurunda ndizera ko bari gushuka uyu mugore amabere yamwonkeje ahabwa umugisha. Uwo nuwe yashimira Pasiteri Inzahuke buriya nitwe twamutwaye twabipanze, ndetse n'ubu bagiye kunywa amaraso y'inangi narindi. Biriya ni ukuri sinakubwiye, ariko mu buryo busanzwe ko bitashoboka ko Theogene yatse imodoka ngo ajye Uganda kuzana abantu babisura. Ukuri nyine ese muzumva ryari? Ubuse bitwaye imyaka ingahe ngo munyumve?
umwaka ntiwenda kuzura ntihabura ukwezi kumwe. Izo mbaraga nuko hariya ntabwo nashoboraga kubisobanura ngo mubyumve, ahubwo igihe nicyo kiri kubafasha kubyumva. Bamutabarije ribu se yabikoraho iki? yarashinyaguye bahita bayitamba nayo. Impamvu ribu ntacyo yabikoraho iri muri icyo mvuze. Ari aho umuntu yaba yaratawe muri yombi kera. wabyumvishije reka turekera ahangaha hano reka wumve aka kantu gato yavuze kuri Madamu Theogene. Mvugira ngo mu rwego rwo kurekora ubugingo bwe asatanga ubuhamya. Urumva icyo bashaka gukoresha Madamu wa Theogene, barashaka kumubwira ngo nawe ngo nagenda avuge uburyo ngo umugabo we ngo yari yaragiye mu myuka mibi. Rero wenda ntabwo nshaka kugaruka kuri Rwema, ibyo yavuze abantu mwabyumvise. Buretse gatoya utararenga kuri ingingo. Ese koko kuba ribu itamuta muri yombi nuko nayo yabikorana nabyo? Kandi Rwema arabivuze ariko ndakotinga ibyo yavuze. We yavuze ko ngo ribu ntabwo ishobora guta muri yombi uriya muntu, ngo kubera ko ribu nayo nimwe mu nzego zikorana n'imyuka mibi. None se buretse gato niko yavuze, ndabyumva. Ikibazo nge nshaka kumenya kuba ribu itamuta muri yombi nuko nayo yabikorana n'iyo myuka mibi, cyangwa nuko nta tegeko rihari rihana abanyamyuka mibi? Ngo nuko ribu ngo nayo ikorana n'imyuka mibi. Ariko se koko nibyo? Ese abantu baba muri ribu, abakozi ba ribu ntago basenga? Reka twumve icyo kintu dutekereze. Ese abantu bazafata ubuyobozi bw'u Rwanda bashake kubusiga amatotoro ngo kuko bayobora neza ngo nuko bakorana n'imyuka mibi? Ako kantu reka tugasimbuke Rwema, sinshaka ko ibyo ngibyo wenda twabijyamo, ariko reka twigire kuri uye ngewe ndashaka kuva kwiyingingo tuyivaho. Wowe ngewe ikosa nabonye uriya muhungu yavuze niryo kuvuga ko yanyweye amaraso. Abanyamyuka mibi bo hano hanze dufite n'abantu bemera ko ari abapfumu. Rero reka mbabwire, reka mvuge iki kintu wenda ibi ye kubivuga ndi seri. Wenda uriya muhungu ni igisazi, ni umwiyahuzi. Urumva nta kuntu waba uri umuntu muzima ufite ubwenge niyo ibyo bintu byaba byarabaye ngo ujye ku karubanda utanga ubuhamya ko umuntu mu bagize uruhare mu kugira ngo apfe nawe urimo, ukanavuga ko wananyweye amaraso ye. Reka mbanze mbabwire, reka mbanze mvuga iki kintu. Nahise menya, ngewe navutse muri nyuma ya 93, sibyo? Ariko uyu muhungu yanyeretse yuko jenoside ntabwo nayibonye, nta nubwo nyihakana, ndayemera kuko n'ababyeyi banjye bamwe baye muri ibyo bihe birukanka. Ariko uyu muhungu yanyeretse yuko ibyabaye muri jenoside koko abantu banabikoraga bari bafite umutima mubi. Nuriya muntu namusanishije no muri bari abantu bahekuye u Rwanda completely. Aho kugira ngo ubwo kufashe skandale y'ibyabaye mu mateka yacu kabisanisha n'uyu muntu, hari aho bihurira buriya? Birahura mu izina rya Yesu. Je ntago ndigera mbona umuntu uza kwigamba ngo yishe umuntu hano mu Rwanda. N'ubwa mbere mbibonye. Ariko aravuga ko yihannye kandi akavuga ko arimo arakira Yesu. Atanga ubuhamya ko yishe umuntu. Uza abantu baba bari mu nsengero buriya batanga ubuhamya ngo Imana ngo imbabarire ngo gusarura ngaho ngo ntabibye. Uzi icyo baba bavuga? Ngo nukugira nukwica abantu. Babarisha abantu ngo barasarura. Usarura iki wa matotoro? Imana imbabarire. Ngewe hari ibintu biba birenze ubwenge bwanjye. Urumva? Nkuriya muntu ubundi nakasa mutwe korode. Rero buriya we waje muri iki kibuga utazi ibintu birimo birabira. Umuntu yaje arigamba ngo yanyweye amaraso ngo ya Pastor Theogene ngo yumvishe ngana aryoshye. Kiriya gicucu ngewe musanze nano mu kiganiro namukubita biri seri. Ariko buriya icyo nakubwiraho yumvisha aryoshye man.
icyo nakubwiraho nsa nk'umuntu nanjye ujya ukurikira ibintu byo kuri iyi mihanda ya social media, yenda iyo ukiri muto hari igihe abantu batakumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu kumva ikintu bitewe n'urimo akivuga, mukavuga ati uyu muntu arimo arakivuga kubera izina runaka afite, mukagikomfurima. Ariko natwe turi abantu bakuru bazi kumva, tukananariza, tugatekereza ibintu. Iyo ntekereje rero ibyo numvise nanjye kuri iyo nkuru murimo mufokasinga aho muvuga iyo yuriya muntu warimo yigamba ngo yishe Pastor Theogene, sivyo ra? Urebye iyo mwitegereje ibyo arimo avuga n'uburyo abivugamo n'uburyo akora, ni uburyo bwo gucenga abantu tugendeye ku mitekerereze. None se waba warisha umuntu ukabivuga muri buriya buryo? Oya, ni uburyo bwo gucenga. Ese tukiraha, yego, ntiyaba akirimo wenda akaba yaratumwe, cyangwa ntiyaba yaravuyemo akaba ari gutanga ubuhamya mukaba muri kumuziza ubusa? Reka da, uriya muntu ukurikije uko avuga ibintu, mwebwe mujye mureba n'umuntu mind afite, uko atekereza, uko ateye, uko agaragara, mube nk'abantu bajijutseho gake, cyangwa twese twaranajijutse. Reka mvuge iki kintu koro, reka mbanze nsabe Asia, kandi naranabikubwiye Asia, ndabizi ko iki kiganiro uri bukirebe. Dani, nugishyira hanze ikiganiro yituma link, ndaza kuyohereza Asia. Urabizi ko ari inshuti y'umugabo wawe, urabizi neza ko umugabo wawe twasangiye akabisi na bano bantu barimo baraza basiga amatotoro umugabo wawe. Erega buriya Kara, hari ikintu yasa nko kunganiraho, wowe urimo urabivuga nk'umuntu ugaragaza uburakari bwinshi cyane. Mu by'ukuri buriya nababwiye ati iyo ujya guha agaciro ikintu, ntago uha agaciro k'umuntu ngo yavuze. What him talking? Umva nkubwire, reka nkubwire Dani, Theogene utagira ngo yari inshuti ya Asia, yari umugabo wa Asia, ariko yari inshuti y'abantu, yari inshuti ya bose. Urumva? Ariko ibyo bintu uri kubwira Asia, Karabo, ntiwasanga waba uri kuki yacecetse nyine, kuki yatera hagati mu ryinyo? Ngenda bikubaza Asia, kubera iki ibi bintu byose birimo biraba, kuki utajya muri ribu? Abo bagushuka ngo wijya kubivuga ni bande? Kubizi ko umugabo wawe yakundaga abantu, kubizi ko umugabo wawe yitaga ku bantu, kuki utajya muri ribu ngo urege zirangegera bazifunge? Ariko wikoresha imvugo nyandagazi ni oya, ubabara ajye kundega nditaba. Mu buryo ntekereza neza ko Asia ashobora kuba afite conscious mind iri hejuru cyane, ari cyo gituma adapfa guhita asubiza ibintu byose bigendera mu miyaga. Kuko urebye uriya mwana bamwita ngo iki, uriya usebya Pastor Theogene, ntago ibyo arimo avuga rwose, ni umuntu uvuga ibintu biri non reality, ntago ari ibintu biri serious. Ni kuno umwana kuko ni mukuru, ni mukuru, ariko se gukura ushatse kuvuga iki? Hari igihe uba uri mukuru ariko umuntu yakumva ibyo urimo uvuga agasanga watanye. Reka gewe nkubwire, yego, habaho imyuka mibi ibaho, ndibwira ko nta muntu utazi ko imyuka mibi ibaho. Ahubwo kubona umuntu ushobora kujya hariya akavuga ngo nanyweye amaraso ya runaka, ni nanjye wamwishe, azi ko ku isi asize hari umuryango w'uwo muntu, hari umugore w'uwo muntu, ari umuntu wari ufite audience nini ingana gutya. Ariko mbonamo ubujiji, nge nabyita ubujiji. Ndifuza kukubaza ikibazo kimwe kandi unyemerere nsubize. Urakibaza Karabo aragusubiza? Yego, ndakibaza Karabo. Ese mu by'ukuri ubuzima ducamo bwa buri munsi, ibintu bigutera imijugujugu, uramutse ubishubije ufite imijugujugu ingana niyo watera ibidusaba kubisubiza? Ibyo ngibyo imijugujugu ibihari, urumva, hari ugutera umujugujugu ukamukubita ibuye ry'isarabwayi. Wenda ntago nshishikariza abantu kurwana, ntimukarwane, ariko ibintu birimo kuba kuri byabaye kuri nyakugenda Pastor Theogene, it is too much. Bimaje kuba too much, bimaje kurenga urugero. Ni abantu baragiye baravuga umwe ati dore hari uwajyaga avuga ngo yabyaranye na Pastor Theogene, nanjye arankomve karamamagara ngo Karabo ngo mvuganira ngo ndabizi kukunda abantu, ngo mfite akana ka Pastor Theogene, ngo gasa nawe, ngo kareba nkawe, ngo mfasha ngo tukavuganire ngo katazagira ikibazo. Ndamufata ndamugana ngwino nkujyane mu binyamakuru. Nyuma umuvuna muheto nza gusanga ngo ibintu yavugaga yarabeshyaga. Ejo bundi baramuhamagaye mu ibanga, reka mbivuge, baramuhamagaye kuri ribu,
baramubaza ati ibintu byabaye, aravuga ngo narabeshyaga. Urimo urabyumva? Avuga ko yabeshyaga. Barabireba basanga ashobora kuba wenda we ashobora kuba afite n'ikibazo kiri disability cya health cyo mu mutwe ibyo nta nubwo wenda twanabitindaho we ko tumwihorera. Ariko uyu muhungu we uyu waje kuvuga ngo yanyweye amaraso ya Pastor Theogene yarengereye nabonye n'abantu. Ariko ubundi abanyabwenge dufite kuki mutazana ku binyamakuru ngo muvuge? Kuki mwese mwacecetse ngo yewe bamwe nagiye mbona ngo ariko uziko ngo Theogene ngashobora kuba ngo kuko ngo yari yaragiye mu myuka mibi. Imyuka mibi warabimufatanye, wabonye ajya kuba mu bapfumu. Ngewe Theogene twakoranye igihe kirekire, anapfa mu biganiro 10 yakoze bya mbere yuko apfa. Ibiganiro 7 yakoze mbere yuko apfa. Icya 7 yafashe bwa mbere yuko apfa ni icyanjye na madamu nibwo aheruka kuri cano madamu wanjye. Yurumva je turaziranye yarameze nk'umuvandimwe. So rero aba bantu ngiye mbanze nabiyame nshuti zanjye, nimba mwarabuze uburyo muhitinga mujye kurindagirira hirya, mujye kugwa ku gasi hirya. Ibintu byo kongera gufata umukozi w'Imana wahuye n'ibibazo, umuntu yaraje avuga ko imiryango ye bayishe muri genocide. Icyo ni gikomere abanaga nacyo. Agize gutya zanzamuye ubuzima arihirinze burazanzamutse. N'igihe atashye murimo musakuza ibiki. Ariko kara hari ikintu nakunganira. Buriya icyo nabwira mama Asia ndabizi ashobora gukurikira iki kiganiro. Buriya ijambo ry'Imana nibyo ribivuga neza rikavuga ngo nurangurura mu makuba gukomera kwawe kuri hehe. Akeshi na keshi ubuzima duhura nabwo bwa buri munsi hano kuri ino si ya none, duhura n'abantu benshi bashobora kuvuga ibintu byinshi bibusanye n'ukuri kubw'izina ryabo rizwi abantu bakabyizereramo. Oya Asia komera ntago ari byo. Abantu benshi bakomeye bashobora guhamya ikintu bakakumvisha ko ari cyo ariko atari cyo. Ariko nta mpamvu yo ndashaka kubabaza. Yego. Kuri biriya Rwema yavuze, ese koko mu mategeko y'u Rwanda hari itegeko rireba umuntu waba wavuze ku bintu nka biriya? Rero reka mbavuga iki kintu we, sorry gato ya Korode muvandimwe. Rwema ni umugabo ukomeye Imana yakomeje. Yewe n'abantu mutari munabizi, Rwema utagira ngo sinabizi, uri umwe no mu bantu igihugu gikunda. Ntugire ngo Rwema, ubwo ndimo ndamubwira nkaho mureba. Rwema amateka yawe ndayazi, n'iriya modoka yawe buryo ikora ibiraka ndabizi ko rimwe na rimwe igihugu kifata kikaguha amafaranga, sibyo? Rero Rwema kuba waragiriye we ubwo buntu bwo gukundwa n'igihugu kandi kuko ni ngombwa, ntago biguha uburenganzira bwo kuvuga ikintu cyose wiyumvamo, opinion yawe yose ugize ngo uhite uyijyana hano ku gitangazamakuru. Rwema nkubwira ikintu kimwe, urimo uragenda urenga imbago, urimo uragenda urenga wa murongo perezida yavuze. Rwema reka nongere mbisubire, oya ntago narakaye, reka nongere mbigusubiremo. Rwema urimo uragenda urenga umurongo nyakubahwa His Excellency yavuze. Rwose Rwema garukiraho wikomeza kwata ku muntu. Nimba umuntu yarapfuye yaratashye, ibyo gukomeza wensista ngo yaragiye, ngo kuba yaragiye hariya muri ntuza ngo muri Uganda ngo yitwaye ngo akigarura ngo arwaye n'ukuguru ngo n'ubugoryi. Rwema we wakuze ndabizi, warangije kaminuza, wabaye umurezi, wabaye umwarimu. Icya kabiri watunze amafaranga kuva kera. Rwema Theogene nibwo yarakizanzamuka gufata urugenda nka kuriya, yumvishe ngo abantu baje kumureba bafite amafaranga, bafite igikapu cy'amafaranga. It's very easy. Ni ibintu nyine byumvikana kubera ko urumva ni umuntu we yarakizahuka nkuko yitaga inzahuke. Urumva nawe ni nka trauma yo kubona amafaranga atari yiteze. So ibyo kuza rero kumurimira hitaka ngo yakoze ubugoryi ntacyo yarabukoze nyine, wenda buramuhitana, ariko nyine yapfuye nk'umugabo ndugu. Ya nawe ubuse wajya kuvuga ngo Rwigema si intwari ntitumufata nk'intwari se, kandi kuko nibyo. Ariko se kuvuga ngo baramurashe wavuga ngo ni ikigwari? No, ntago intwari yose iri guzayimenyera mu ntambara z'amasasu, uzanayimenyera no mu buzima busanzwe. Aka kanya tugiye gukarasa Theogene inzahuke, wamushyira mu bigwari cyangwa wamushyira mu ntwari? Yararwanya ubuzima, arabuzamura. Uyu munsi umugore we yamusize mu nzu ya miliyoni 150. Ntago wazana ngo uvuge ngo Pastor Theogene ngo ni ikigoryi.
come on. So Oya, wirakara. Rwema ndagukunda pe, ariko oya Rwema ndabizi iki kiganiro aracyumva, twegeze no kuvugana kuri telefone last 3 days. Yeah. 3 weeks 3 weeks icyongereza cyagiriye. So rero ndumva nasoreza hanga ku giti cyanjye, ariko abantu murimo kwataka Theogene giye ugiye guhangana namwe mbibabwire, jewe nimba natambwe yaranagiye muri iyo myuka mibi, mujye mu bijyanire mu gikari hirya kuza kubivuga nta kintu biri bufasha abantu. Ubwo nimba yaranayigiyemo it's up to him, biramureba. Yes. ngewe icyo nakubajije n'ubu sindakimenya. Yego. Mu mategeko y'u Rwanda haba hari itegeko rireba cyangwa ryagongana n'umuntu wavuze ibintu nka biriya kuri Rwema na kuri uriya muntu ya cyane, kuko biriya bintu biranafungirwa, ahubwo bariya barabafunga barabamariramo. Icya mbere batangaje ibintu bidafite fact, ahubwo Rwema yantangaje kuba ajya avuga ngo ni umunyamategeko akavuga ibintu bifite fact. Kuki noneho yavuze ibintu bidafite fact? Kuvuga ngo Pastor Theogene ngo yaratambwe, igaragaza fact zigaragaza yuko yatambwe, zigaragaza yuko yakoranaga na Illuminati cyangwa imyuka mibi. Ziri hehe? Aka kanya ribu yije kukubaza ngo garagaza uriya muhungu yavuze ko ari kuzimu gusa, ntabwo yigeze avuga imiryango yindi. Oya, ibyo yaba yaravuze reka twe kubitindaho, ahubwo afite ibimenyetso. Aha, icyo nanjye nicyo ahubwo turebe n'uyu Rwema wavuze ngo whatever Theogene ngo yagiye ngo mu myuka mibi, afite fact. Erega Karabo, icyo umuntu asa nkaho yavuga akenshi na kenshi buriya giye sinjya nkunda kujya ku ruhande ruvuga ibibi. Buretse gatoya mbanza kubaze Kro. Yego. Wemera imyuka mibi baho cyangwa ntabwo? Imyuka mibi ku ruhande rumwe ibaho. Kuvuze ku ruhande rumwe? Aho nasa nkaho ubundi iyo uvuga ikintu kidafatika udashobora gufata. Hari uburyo bumwe ukivuga. Twize amasayansi. Reka tuve muri science. Tuze mu buzima bw'umuco wacu wa Kinyafrika. Tuve muri science, uri umuganga sibyo? Twese twize amasayansi. Reka tuve muri science. None we wemera ko imyuka mibi baho? Mu buryo uri spiritual nakwemera ko imyuka mibi ibaho. Completely. Yego. Kuko nshobora kwizerera mu kintu ntabona. None mu maso yawe rero, ikosa uriya muhungu yakoze nirihe? Ikosa uriya muhungu yakoze buriya ikintu ushobora kugicamo ukakibona ukacyumva, ariko ntago ari ngombwa buriya kenshi na kenshi kuvuga mu buryo bubi ku muntu, uburyo butaboneye. Uburyo bwiza abahanga batubwira ko uba ugomba guhora mu buryo bwiza buvuga umuntu neza, umutaka umusingiza, kuko ikintu kibi none se biriya bintu yavuze nkubaza ikibazo kimwe, bimariye iki mama Asia? Ese bimariye iki iyi societe turimo, communauté? Nta mumaro, uretse kuba yenda nk'urugero n'undi ashobora kujyamo akabyanariza akabivuga uko asandagiza mu buryo agambiriye kumenyekana cyangwa agambiriye inyungu ze ku giti cye runaka, ariko icyo mvugaho ni cyiza kuruta ikibi. Yego, buretse gatoya. Yego. Hanyuma Patrick, imyuka bibi wemera kwibaho? Imyuka mibi baho. Yego. Nanjye nemera kwibaho. Ntago twabihakana. Sibyo? Nubwo nge nabyemeza. N'abandi bose kuba babijyamo ibyo bashobora kubijyamo. Ni inyungu zabo, hano ibyo bitureba. Ikibazo nukuza gutanga ubuhamya abizi yuko ubuhamya buri buze bukagongana n'amategeko. Icyambere cyo yatanze ubuhamya bw'uwo bajyanye ngo muri iyo myuka mibi, nubwo nge ntabihamya, yirengagije yuko hari umudamu wenda ushobora kuba atabizi ko ibyo bintu yabigiyemo umugabo we. Icyambere umudamu warakomereka. Icyakabiri hari abana afite, hari imiryango itarize ibyo bintu, iyo miryango irakomereka. So nimba ibyo bintu yarabizi rero ntago yarakwiye kuza kuri social media kuza kubivugira hariya, kuko ibyo yangije nibyo byinshi kuruta ibyo arimo arubaka. Ako kantu kagira introduction ruvuga ngo ibyo arimo arangiza nibyo byinshi kuruta ibyo arimo arubaka. Kuba baragiye mu byo by'imyuka mibi ibyo birabareba, nanjye hari uko mbyumva, ariko nareke kuza kugira. Ahubwo ngiye ubu ndanahagurutse ndagiye ubu ngiye mu kindi kiganiro cy'akasamu. Buretse gatoya, ngewe ndashaka ko aha hantu tusa nk'abahafatira umwanzuro. Ubuhamya ntabwo tubwanze mu bantu, gutanga ubuhamya ni ibintu bibaho bisanzwe, ariko gutanga ubuhamya uvuga umuntu kandi mu buryo bugongana n'amategeko bwangiza imitekerereze n'imibereho societe, ngo yanyweye amaraso.
ariko ibi bintu abantu babyumvise ubundira Yewe abayobozi babyumvise kukifuzo cyange ariko Yego. ni gewe Mm. nagasabye ko kariya gace kuri ziriya video Yego. kavugamo ikintu kitwa ngo yanyweye amaraso Yego. yanyweye amaraso ya runaka Mm. bagakuraho ariko video se yerewe bakayirekeraho ariko kariya kantu yavuzemo ngo twanyweye amaraso Mm. bakagakuraho Mm. kariya kantu kari bwangize ubuzima n'imibereho y'abana ba Theogene Oh, bo Kandi izi aho video ngaho gushyiraho ugira zimara ikintu kimwe imyaka. ugira ikintu kimwe uza gutekerezaho twebwe turi mu gihugu giha freedom to speech turi mu gihugu giha ijambo buri wese ryo kuvuga ariko ntago kiduha ijambo ryo kuvuga ibintu byo gusebanya cyangwa kwandarikana ahubwo turi mu gihugu kiduha ijambo ryo kuvuga ibiduteza imbere n'ibidushyira imbere ibidukura hamwe bitugeza ahandi ahubwo icyo ngewe ubwanjye nkanjye nk'umutumirwa muri iki kiganiro icyo nakwisabira mama Asiya atadipendinze ku byo umuntu yavuze kuko abavuga bo ni benshi buriya mama Asiya mu bikomere no mu mahwa mu bihe bigoye tuhakura imbaraga zidutera gukomera ariko buriya kenshi na kenshi kuba udasubiza ndabizi ko ari ubuhanga bwinshi buri mu mutwe kandi ushyira mu gaciro uri n'umuntu mwiza kandi muzima nakurikiye social media wowe wikangwa ngo uyu muntu yavuze ngo kuko akomeye ngo kuko aturuka ahangaha jyana neza n'umutimanama wawe ibyo Pasiteri Theogene yigishije twese twarabyumvise ubutumwa bwiwe buturi ku mutima ntago natwe twayoba kubera imiyaga y'imihengeri irimo ihindagatanya ahubwo twebwe dukomezwa n'ibyo Pasiteri Theogene yavuze ibyo yigishije urukundo tumufitiye ruduhora ku mutima ndetse n'ibyo yavuze ntago ari platform yapfa guhita isenyuka aka kanya kubera ko inyoni yaturutse hariya hirya igahuhira umuyaga waturutse hariya ugahuha ibyo Pasiteri Theogene yigishije biri mu mutima w'abanyarwanda wa mutima udapfa nicyo gihe navuga ndagukomeje rwose ntago ibyo yavuze biri mu kuri yego bano bakomeje kurengerana ngana icyo cyuma cy'abazungu bakomeje kurengera bakomeje gushaka gusiga amatotoro umuntu bita Asiya n'abana ba Theogene subutu sitache acha hivyo Mungu mutaonana siku moja wewe uriya wavuze ngo anywe amaraso ya Theogene uriya afite uburwayi bwo mu mutwe harimo amashashi harimo ibifu intuza ibikusi oya umuntu uguteye amabuye buriya ubashije umuntu uguteye ibuye rimwe ubashije bose abagutera amabuye kubasubiza amabuye yose yo ku isi wayamara ariko turakomera mwegereze mikoro ugusuriye ngo ntumusurire bamwiteke oya mu bihe bibi twakura imbaraga baramusurira nawe mu bihe bibi twakura gukomera Asiya hariya niho agiye kubona gukomera Karabo yewe ndagiye mani nakerewe Karabo yewe ndashaka kukubaza hanyuma rero kuba uyu muntu cyangwa se kuba ibi bintu bishobora kubaho inama wamubwira niyo kujya muri RIB najye muri RIB nta nubwo wamusaba kubanza najye muri RIB ibyo niba ari umusore niba ari umugabo abantu bavuga ko banyweye amaraso ya Theogene jewe buriya karuko nubaha Asiya karuko Asiya bigenzamo gakeye wagira ngo Theogene yarapfuye atagira umugore jewe umuntu yaza nko kuri social media kuriya nge nkamworohera nta musanga gutya naca inkoni y'ibobere nkavutura jewe ariko kuri njyewe ndi Asiya ntago nasubiza kuko ntago uriya muntu ibyo arimo avuga namusubiza kuko ubwo se Asiya uriya yavuze undi akaza akavuga ugasubiza byagaragaza nanone Asiya urabizi ko Theogene namwemeraga kurikiza ibyo ngiye ndimo ndavuga jyana abantu muri RIB babate mu ndabashimiye rero nk'uko nabibabwiye mwebwe mwabanye natwe kuva ikiganiro tugitangiye kugeza aho tukegeje ku musozo babafunge igihe gitoya babafungura ariko ntibazongere babanze babashyira akantu gatoya ko kugira ngo bige bicare bige yego none se kara wiriya leta ibaye umuntu wese wavuga akantu akariko kose yavuga bahita bamufunga ninde wasigara ibyo kwica umuntu byo rero nta tolerance urumva ikintu cyo kwica umuntu nta tolerance nicyo kitumye iyi leta ibaho ahubwo baramujyana ahubwo se ubuna aracyahari ahubwo yaranasaze
igihugu kiyoborwa n'umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame, umuntu ingegeri ikaza kuvuga hariya ngo yishe umuntu ngo yanyweye amaraso. Bobo sha yahaye. Oya ntabwo twakwiringira ibyo abantu bavuga cyangwa batekereza, ahubwo tujye twiringira Imana twamenye, sibyo se? Ndabashimiye rero, nari umutumirwa, nitwa Risi Brown nk'uko nabibabwiye mu ntangiriro z'ikiganiro. Natangiye mbabwira nimero yanjye, abashaka kunshyigikira ndi kwamamaza umukuru w'igihugu, mfite n'izindi ndirimbo. Abashaka kunshyigikira ni ukuri mwanshyigikira, nimero yanjye nayitanze ni 0788 42 78 11. Abashaka kunshyigikira rero mwanshyigikira mu buryo bw'ibitekerezo, mwanshyigikira ndetse mu mubano mwiza w'abanyarwanda, mukamfasha kuba twabasha gutunganya indirimbo tukayibonera amashusho yo kuba twashyigikira umukuru w'igihugu cyacu. Ndetse ntago ari umukuru w'igihugu dushyigikiye, ahubwo no gushyigikira igihugu cyacu, u Rwanda rwacu rw'ubumwe, kandi abanyarwanda babereyeho gushyigikirana kuva na kera. Ndabashimiye rero, nshimiye abari mu gihugu ibwotamasimbi, nshimiye nuko muri bwakira iki kiganiro. Ndabakunda, shalom. Merci, witwaye neza mu kiganiro. So jewe cyo navuga rero nukwabwira ko mbakunda mwese, nta numwe ntoranyije ngewe, kandi abanyanga mwese muzumirwa, nimutanihana muziyahura. Urumva ibyo kwirirwa tubembekerereza, jewe ntago ibyo kwirirwa mbembekereza abantu ntago bikindi mu gihe. Ariko se kubera iki mu ndirimbo yaririmba ngo bazumirwa, no kuri kamera babwire ngo bazumirwa, ibintu byo kumirwa y'abantu bagomba kunkunda. Umva ukuntu Imana ivuga, kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ntago Imana ishishikariza abantu atagukunda agomba gusara. Ariko hari umuntu usanga avuga ngo ngiye ngo nkunda Imana, ariko ugasanga ngo ngiye ngo uriya muntu ngo simukunda, ngo nuriya simukunda. Kubera iki? Ibyo rero abantu muba mukwiriye gukundana, mukareka ubwo buryarya bwanyu, mukareka ubwo butiriganya bwanyu. Sawa, Imana ibarinde cyane, ngenda bakunda. Ja bless, Imana ibahumugisha cyane. So Imana ibahumugisha, turabashimiye mwebwe mwabanye natwe kuva ikiganiro tugitangiye. Ndi Dani, nari kumwe na Karabo k'Imana ndetse na Claude. Imana ibahereze umugisha, turabakunda, naho utaha.